Isi yose iharanira guca ubusumbane bushingiye ku gitsina, u Rwanda rwihariye umwanya w'ibanze mu guteza imbere abagore mu nzego zose, harimo n'izakunze gufatwa nk'izigoye cyangwa zigaruriwe n'abagabo, nko mu nzego z'umutekano. Muri uru rugendo rwo kwishyira hamwe no kwigira, hagaragaye amazina y'abagore b'intwari barimo Colonel Muragijimana Marie Claire, umwe mu bagore bake bageze ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'u Rwanda. Kujya mu gisirikare ni ubwitange, ni amahitamo y'umuntu. Kuba umusirikare nagiye mbitekereza mu gihe namaze gusobanukirwa, nkabona ibyo u Rwanda rwavuyemo. Uyu mugore w'intangarugero yagize uruhare rudasanzwe mu kubaka igihugu binyuze mu mirimo y'ingabo, atanga urugero rukomeye ku bagore n'abakobwa bose bo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Iki cyegeranyo kiragusobanurira amateka ye, urugendo rw'umwuga we, intambwe zidasanzwe yateye n'ubutumwa butanga icyizere k'urugendo rwe rudasanzwe. Jye mwumva hano nitwa Ndayishimiye Fabrice, guhaye ikaze hano kuri Mr ML TV. Mwibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro byacu biri imbere. Amakuru ahari ku buzima bwe bwite ni make cyane bitewe n'imiterere y'akazi ke ka gisirikare, ariko birazwi ko Colonel Muragijimana Marie Claire akomoka mu Rwanda. Yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda mu myaka yashize, atangira urugendo rwe mu nzego z'ingenzi zirimo urwego rwa engineering cyangwa se ubwubatsi n'ibikorwa remezo. Yize amashuri ahagije amuha ubushobozi bwo kwinjira no kuzamuka mu nzego z'igisirikare, aho ubuhanga mu by'ikoranabuhanga, igenamigambi n'imiyoborere byamurangaga, byamubereye ishingiro ry'ubutore bwe. Colonel Muragijimana yatangiye ku rwego ruto, ariko agenda yigaragaza nk'umukozi w'indashyikirwa, wizerwa kandi wiyemeje gukorera igihugu cye atizigamye. Yabaye umwe mu banyamuryango b'ingenzi muri Engineer Brigade ya RDF, agira uruhare mu bikorwa remezo by'igisirikare ndetse n'imishinga y'iterambere yacyo. Ubwitange bwe, ubushishozi n'indangagaciro ze zatumye yitabwaho n'ubuyobozi bw'igisirikare, cyongera amahirwe yo kuzamuka mu ntera. Ntabwo gucika intege byatuma ugera ku cyo wifuza kugeraho. Ntabwo nacitse intege. Umwuga wacu badutoza kugira ubuhate, kugira ubushake, gukunda igihugu cyawe. Tariki ya 19 Ukuboza umwaka wa 2023, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashyize Colonel Muragijimana mu itsinda ry'abagore 7 ba mbere bahawe ipeti rya Colonel mu mateka ya RDF. Iki cyari igikorwa cy'amateka cyashimangiye ishema ry'igihugu, rihesha agaciro umugore w'umunyarwandakazi. Iyo ntambwe yayiherewe kubera uruhare rukomeye yagize mu gushyira mu bikorwa imishinga y'ingabo, imikorere myiza no kuyobora abandi neza. Urugendo rwa Colonel Muragijimana Marie Claire rugaragaza ko ubushobozi butangana n'igitsina, ahubwo bushingiye ku bushake, indangagaciro, ubunyamwuga ndetse no kwitanga. Yabaye icyitegererezo cy'abagore bashoboye, asiga isomo rikomeye ry'uko n'ahakomeye abagore bashoboye kurenga imipaka. Inkuru ye ikomeza gutera imbaraga abakiri bato, cyane cyane abakobwa, kurota inzozi nini no kuzigeraho. Kuzamurwa kwa Colonel Muragijimana Marie Claire si intambwe ku giti cye gusa, ahubwo ni igisobanuro gikomeye ku iterambere ry'imyumvire y'Abanyarwanda ku bagore. Ni igikorwa cy'ubutwari cyongera icyizere, kigaca inzira ku bandi bagore, kandi kikagaragaza ko ubushobozi bwa muntu butagomba gupimirwa ku gitsina, ahubwo ku bushake no ku bikorwa. Igihamya nuko wabibonye ko ndi umudamu wubatse, ufite urugo, ufite abana. Ni ukuvuga ko birashoboka kuba umusirikare ugakorera igihugu, ukitanga, ariko ukagira n'urugo, ukagira n'umuryango nk'uko abandi bantu bose bawugira. Uruhare rwa Colonel Muragijimana Marie Claire ntirugarukira gusa ku kuba umwe mu bayobozi b'abagore bazamutse mu gisirikare, ahubwo ni urugero rukomeye rw'uko ubuyobozi bufite icyerekezo bushobora guhindura uburyo abantu batekereza ku nshingano z'igitsina runaka mu kazi. Akazi ke muri Engineer Brigade kasabye ubumenyi buhambaye mu micungire y'umutekano, imiyoborere y'imishinga y'ubwubatsi no gukorana n'inzego zitandukanye z'igihugu. Colonel Muragijimana Marie Claire
yakoze ibikorwa bikomeye byo kuyobora amatsinda y'ingabo mu bikorwa remezo. Ibishobora kuba byarimo imihanda y'ingabo, ibirindiro, ibikorwa bya gisivile bijyanye no gufasha abaturage mu gihe cy'ibiza ndetse n'ibindi. Iyo mirimo ikomeye ihuza ubunyamwuga no kugira umutima wo gufasha abaturage, igaragaza ubushobozi bwe nk'umuyobozi wuzuye. Mu rugendo rwa Koloneli Muragijimana Marie Claire yahuye n'imbogamizi zikomeye. Izi zirimo imyumvire isanzwe y'abaturage ibona ko igisirikare ari urwego rw'abagabo gusa, imipaka y'uburinganire mu buyobozi yari isanzweho, ndetse n'uburemere bw'akazi ka Engineer Brigade gasaba ubunyamwuga buhanitse n'ubushobozi bwo gucunga imishinga ikomeye. Ariko yagaragaje kwihangana, kwiyemeza no gukorera mu mucyo, bigatuma atsinda izo mbogamizi, bityo akerekana ko impinduka mu myumvire no mu nzego z'umutekano bishoboka igihe umuntu umwe w'umugore yitwaye neza kandi akabigiraho urugero. Bityo bitwigisha ko indangagaciro, umurava no gushyigikira uburinganire ari ingenzi mu gutsinda ibigeragezo no guteza imbere sosiyete. Urugendo rwa Koloneli Muragijimana Marie Claire ni igice gikomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ihame ry'uburinganire mu Rwanda. Gushyirwa kwe ku mwanya wa Koloneli byerekana ko u Rwanda rufite politiki zishyigikira iterambere ry'umugore mu buryo bufatika, si amagambo gusa. Kuba yarazamutse aturutse mu nzego z'ibanze z'igisirikare kugeza agizwe Koloneli byerekana ko inzira irimo ubushobozi, ubushake bwa politiki n'inkunga y'inzego z'ubuyobozi. Uyu murimo kandi ushobora gufasha guhindura imyumvire mu miryango no mu rubyiruko ko umugore ashoboye ku rugero rumwe n'umugabo igihe cyose ahabwa amahirwe angana n'ay'abandi. Kwitanga no gukorera igihugu ni ibintu bigaragara kandi bikwiriye, bigaragaza umusaruro. N'abadamu rero ntabwo twasigaye inyuma, twazamuwe mu ntera kimwe na bagenzi bacu b'abagabo. Urugendo rwa Koloneli Muragijimana Marie Claire rutanga isomo rikomeye ry'ubuyobozi rishingiye ku ndangagaciro n'ubwitange. Yagaragaje ubuyobozi bufite icyerekezo bushingiye ku murava, ubunyangamugayo no kwitanga ku nyungu rusange, ibintu bikwiye kwigishwa nk'inkingi y'ubuyobozi mu mashuri no mu mahugurwa. Kuyobora ibikorwa remezo bya gisirikare nk'imihanda, ibirindiro n'imishinga y'iterambere ni urugero rw'uko umuyobozi asabwa guhuza ubunyamwuga n'ubufasha ku baturage. Byongeye ubushobozi bwo kwigirira icyizere no guhangana n'imyumvire isanzwe ibuza abagore kwinjira mu nzego zikomeye. Byerekana ko impinduka zishoboka igihe umuntu yihagazeho. Kuba yarazamutse agahabwa ipeti rya Koloneli bigaragaza ko uburinganire bushobora kugerwaho no mu nzego zisaba imyitozo n'ubushishozi bikomeye. Bikaba isomo ku bayobozi n'abanyeshuri mu nzego zitandukanye, kandi kubera ko yagaragaye nk'umuyobozi ukorera mu mucyo utavugwaho imyitwarire mibi, urugero rwe rwigisha ko impinduka z'ukuri zitangwa n'abayobozi bashyira imbere icyiza rusange aho gushaka inyungu bwite. Bityo rero ubuzima bwe n'ibyo yagezeho bishobora kwifashishwa nk'inkingi y'amasomo ajyanye n'iyobokamana, uburinganire, ubuyobozi bufite indangagaciro ndetse n'iterambere rirambye. Koloneli Muragijimana Marie Claire ni umwe mu batumye amateka y'u Rwanda yandikwa mu buryo bushya. Agaragaza impinduka zigaragara mu mikorere y'igihugu cyahisemo gushyira imbere ubumwe, uburinganire ndetse n'iterambere. Urugendo rwe ni isomo rikomeye ry'ukuntu umuntu umwe udacika intege kandi wiyemeje gukorera igihugu cye ashobora guhindura imyumvire agatangiza impinduka zirambye. Uyu munsi Koloneli Muragijimana Marie Claire ahagarariye ijwi, imbaraga n'icyizere cy'umugore mu nzego z'umutekano. Ni intwari itanga icyizere ko iterambere ry'u Rwanda rizubakwa n'abagabo ndetse n'abagore bafatanyije, badashingiye ku byo bavutseho, ahubwo ku mahitamo yabo yo guharanira icyiza. Nshishikariza n'abandi kudusanga tugakomezanya mu gisirikare tukubaka igihugu
mu ndangagaciro nababwiye z'ikinyabupfura zo gukunda igihugu zo kwitanga n'ibindi byose biranga umusirikare wa RDF. Mwakoze cyane kubana natwe. Kinari Fabrice wumvaga nk'ibisanzwe ukugezaho ubucukumbuzi bw'ubwenge utasanga ahandi uretse hano kuri Mr ML TV, aho twareberaga hamwe ubutwari ndetse n'ubunyangamugayo bwa Colonel Munagijimana Marie Claire. Uramutse udukeneye watwandikira muri comment. Bye bye, kaduhure mu bindi biganiro.